bwa terme technique za kinyamupira. Rayon Sport mubanze mwishimire ko iri gutsinda ibitego, nicyo kintu cya mbere byubakitse nyine byiza. Ibitego bibiri bya Rayon Sport harimo icyo Karona yitsinze, harimo n'icyo Rayon Sport bwayo yatsinze cyiza cyane cya Youssou Diagne kuri passe nziza cyane kabisa ya Fonganye. Rayon irimo irubaka ikinjira neza ikagera muri box ikagera no muri apeti kare ikarema igitego cy'amazamu yatangiye umupira Karona yitsinze ni neza muri kumwe n'umuzamu neza box kanyuma hani garde yatereka agiye kudega Karona yatwara barari kujya hanze kuko arimeze nka cross yari gukomeza ya cross ya so mu bigaragara Rayon Sport yamaze kugira icyo kintu cya momentum kinayifasha kuba none atangiye kwinjira muri phase ya perfection. Yavuze ngo imikino 5 ya mbere niba yatwaga ngo tuyibarira mu cyitwa form. Yego. Kuva kuri 5 ku 10 tukabara momentum, kuva ku 10 tuzamura tukabara perfection. Yatangiye kwinjira muri line ya perfection iri mu match 14 ubwo batsinzemo urumva hari ebyiri za mbere batangiye badatsinda. Bahita bakora mu match menshi batsinda baza kunganya na AP. Barakomeza n'ubundi baratsindwa rani imikino irenga 10 badatsindwa hejuru y'10. Iyo ni perfection. Noneho babikoze batakaje Keve wavunitse match 12. Navuganye n'abantu muri Rayon Sport bambwiye yuko ngo uyu munsi ari bwaza guca mu cyuma, ariko Keve burya arababyitiranya na Musing. Oya, Keve yagonganye na Yakuba bakubitana amavi, ivi rye ry'umusore rirabyimba. Ubwo rero mumenye ko we ntabwo ari nka birabya mborenga bya fatigue ngo ni Musing. Oya, ni nukubyimba kwivi. So indi nkuru nziza iri muri Rayon nyuma yo gukora match nziza, Aimable ku munsi w'ejo yahuye na Robertinho na perezida wa Rayon baraganira, baramubwira ati reba Amavubi afite amahirwe yo kujya muri CHAN ko tumuriza ku itariki 15, kandi ukurikije Cameroon na Cote d'Ivoire tuzahanganira umwanya wa best loser tuzirusha kwitwara neza. Amahirwe menshi u Rwanda ruzakina CHAN nubwo bitaremezwa, kafu nizabyemeza. None kuri umudefenseur wanza muri equipe CHAN uranga gukiniza match za championnat urunguka cyangwa urahomba. Bamwe ati twebwe kumera zo ku kwezi tuzaguha amafaranga yawe, ariko nk'ubahombiye mu 210 bya prime kandi utaje muri iyi match prime yo mu Mavubi y'imikino ya CHAN ushobora kuzaba amafaranga menshi uko ni imikino ntabwo ari umukino umwe. So nyuma yo kuganiriza aricara bati uko wa mugani nakibaze nabi abatereka nsore mu myitozo arasubira mu myitozo iba uyu munsi ni mugoroba amyitegura match ya Mukura izaba kwa gatandatu. Ubwo amahoro muri yo yagarutse bivuze ngo niyo mpamvu yaje kubashyikira nubwo atakiye match yarahari. Ariko kuri Rokritoma ntitwagenda tutabivuze. APR nyuma yo gushaka umusore witwa Omedi mwataka wa Kitale ugomba kuza muri APR. APR yamaze gushyiramo imbaraga zikomeye cyane. Ubu ngubu ngo nkuko mwabibonye umusore umuwinga wihuta cyane ku rwego rw'ejo bavuga yuko ashobora kuba nawe muwinga wihuta cyane muri championnat ya Uganda kurusha abandi bose. Akaba ari umusore ugomba kuba aza muri equipe ya APR FC. Rero ejo bundi twabona andi makuru yamaze kuboneka mu gihe Rayon Sport APR baravuga yuko bo bamaze kumvikana n'uyu musore ko w'umuwinga agomba kuva muri Uganda muri Villa, mu gihe izina ndaza kureba yitwa Hakim. Mu gihe muri Rayon Sport bo mwibanga rikomeye witwa Patrick Umubitsi president wa Rayon Sport, ndetse na Gacinya na Prosperi bari kuganira mwibanga rikomeye ngo bagomba gusinyisha abakinnyi nta wundi muntu bizi usibye abo, ariko rero ngomba gushyiramo ari bamaze gutaha umujyi wa Musanze ku isaha ya saa 7 bari bawuzuyemo hanze y'ikibuga Lorenzo mbere y'umukino wa Musanze cyangwa se no ku kibuga byari bimeze bite, byari byifashe bite? Bravo ku bafana ba PRFC mu by'ukuri baritabiriye kandi bakoze mobilisation y'igitangaza, bamaze kubimenyerwaho kuko match zo hanze baritabira cyane. Ngiye ntara y'Musanze mu masaha y'isa 6 nicaye kuri Pastoral hejuru ya stade nimo ndareba uburyo bazenguruka umujyi bisi nk'umunani z'abafana ba PRFC, amabendera yuzuye umujyi, vuvuzera. Abafana ba PRFC batumye umujyi wa Musanze wongera gusa neza, wongera gukanguka cyane. Hanyuma sinabafana ba PRFC gusa n'abambaye uniforme, ndavuga abakunzi ba PRFC ariko ubo mu ngabo nk'ikipe y'ingabo z'igihugu bari baje gushyigikira ikipe ya PRFC, ubona bisa neza cyane. Uretse abasirikare bakomeye mu gihugu bo mu rwego rw'aba generals bari bahari kuva kuri ACOS
Major General Nyakarundi yari ari muri stade, ubwo n'abandi nyine bamugaragiye muri division zitandukanye z'ingabo z'igihugu bari bahari, ariko n'abasirikare muri rusange baturutse mu kigo cya Nyakinama, mu Kinigi n'ahandi. Vraiment wabonaga ko stade bari bahari ku bwiganze, barutaga abafana ba Musanze FC bose. Iyo rero ni support ikomeye ku bafana, ku bakinnyi b'ikipe ya PRFC. Barafite match ikomeye yo hanze ku kibuga kigorana cyane. Ubwo byanatumye nyine umutoza atekereza no kuri impinduka zimwe na zimwe zagaragaye, harimo kuzana Kwitonda Rebaka kwizigira rubanje mu match ya mbere muri saison muri championnat. Kwitonda Rebaka harya ko yanoza bwo ntabwo yabanjemo kubanzamo yari ya mbere. Kigali yari yasimbuye nibuka ko yasimbuye kuri match ya Mukura. Ndumva ari match ya mbere yarabanje okay. Ni match ya mbere yarabanjemo, ubwo ni wa mwanya usanzwe ukinaho muzungu. Puis indi mpinduka yari yabaye ni ku ruhande rw'iburyo. Ku ruhande rw'iburyo hari haje Nzotanga, ariko n'impinduka yari force kubera ko Kagege yari muri stands. Twari twicaranye rwose mu bafana, yaravunitse. Urumva rero navuga ko nta yindi mpinduka yabaye hagati mu kibuga. Nta mu nimero 6 warimo, harimo Ramazani na Ruboneka na Lamine Ba Mahamadou, ariko nyuma mu gusimbuza yaje kwinjizamo Tadeo Rwanga ndetse na Dauda Yusuf. Afana baperi bishimiye kongera kumwakira, yaramaze igihe kirekire adahari kubera ikibazo cy'uburwayi. Urumva ko nayo ni amakuru meza cyane ko noneho na penalty equipe ya APR yabonye ari Seidu Dauda Yusuf wayikoresheje myugariro w'ikipe ya Musanze FC. Urabyumva ko rero ibintu byose byari byiza cyane kuri Dauda Yusuf, kuba igihe kirekire utari mu kibuga ukaza usimbuye ugakora action yaturutse y'igitego. Navuga ko nta yindi introduction yarakeneye nziza kuruti igitego cyarabonetse. Ligue match warayogeje, kinaboneka ari kimwe mu mukino, birumvikana ko ari umukino wagoranye cyane. Niki cyagoye ikipe ya APR Football Club ukuyemo bya bindi by'ikibuga cya Musanze tuzi ko kiba kitoroshye, ariko se mu kibuga bwo quality z'abakinnyi, tactical formation byari bimeze bite ku buryo nyine kubona intsinzi byabagoye? Mu bigaragara ni match yagoranye cyane, yagoranye kubera ikibuga. First of all, ikibuga ntabwo ari ikibuga cyiza, kandi ntabwo gifasha amakipe ya Musanze n'izindi zose bakina. Nekereza ko kimwe mu bintu byihutirwa rwose akarere ka Musanze kakwiye gukoraho no gushaka tapi. Ntabwo bisa neza, ibintu bivuzwe igihe ntabwo bisa neza kandi uko wakibonye nta mvura ari yaguye ngo cyari cyiza, akavumbi karazamukaga vurema muri buriya ku rwego rw'akarere ka Musanze. Tuvuga ngo na akarere ka kabiri nyuma y'umujyi wa Kigali, cyangwa se n'umujyi wa kabiri unganira Kigali, kwa mufite stade iri mu kibuga nka kiriya. Oya, nicyo kibuga cyonyine mu Rwanda cyakira shampiyona kitari synthetic. Ntabwo ari ikibuga. Niyo mpamvu n'abakinnyi benshi bajya gukinayo batamenyereye bibagora. Nicyo kibuga cyonyine mu Rwanda niba hari n'icyo yakora, niba hari ubufasha bwatangwa cyangwa ibindi ubuvugizi bwakorwa muri ministeri n'ahandi bikorwe, ariko kujya kubaka tapiza ahandi hantu badafite n'amakipe bafasha Musanze bakeneye tapi. Icyo rwose ntacyo kiri gutindaho kiragaragara. Hanyuma ikibuga kondisiyo zitari nziza, byasabaga yuko bose bagomba gukina imipira nyine miremire. Abagardiye ntabyo kwanga marakora amashot passes ngo bimwe bya peri bya build up inyuma ntishoboka. No gufata baro ukayidegaja ukayijyana mu bataka, ubu bagasimbuka ku mutwe, baro by'iburigeze nko muri inyuma murongo w'icyoga kabiri, mugatangira mukarwana no kureba uburyo mwaterama cross, ubwo abantu bapenetra binjira muri box, mugerageza amashoti haboneka amakorneri, ibintu nk'ibyo. Bakina match mu buryo bugaragara irimo ishyaka ryinshi, irimo gusatirana, umupira uva ku izamu ujya ku rindi, ariko itarimo ikintu nakwita kuryoha mu buryo nyine bw'imipasanyirize no guhererekanya, kubera ikibuga nyine kitabakundiye. Birisunika biza kugira bwa APR ibona penalty nyine. Iyo penalty ntabwo yavuzweho rumwe, niyo nyine yo gutindaho. Nicyo cyo kuvuga ubundi nyirizi muri iyi match. Penalty Angre ihari y'amashusho twabonye Kwizera Trezor, ubona umupira uzamukira ku kuboko k'umukinnyi wa Musanze. Angre ihari bavuga ko umupira wamukozeho, abandi bavuga ko Angre idahagije ukurikije wenda umupira wamukozeho ku kaboko byose. It's no brainer uwamukozeho, ariko wamukozeho gute? Kuko nta giteka ryose umupira ukozeho ku kaboko riganiba penalty. Ibyo ni amategeko y'umupira. Yego biteye byagenze gute kugira ngo Musanze ntiyemere iriya penalty? Ibyo nabonye n'amaso, imvururu abakinnyi, ibyo nabonye n'amaso. Dauda yakira koroneri yaruturutse kwa Ruboneka, yashose
umupira usa n'uzamukiye mu gituza cya Trezor. Impamvu rero angle igaragaza akaboko gusa nuko yafatiwe mu bitugu bya action iturutse inyuma, kuko nta angle igaragaza imbere yaretse amaso yonyine yabibonye. So umupira ugaragara nyine ibonera inyuma ko wakoze ku kaboko, nibyo wakoze ku kaboko, ariko nkuko umudefanseri yarekaramye bigaragaza umupira wazamukiye mu gituza ukora ku kaboko. So mu mupira rero wakoze ku kindi gice ntabwo cyaba iyo umupira wakoze ku gice cy'umubiri gikina nk'igituza se umutwe, ntabwo ushobora kuba penalty kubera ko wakoze ku kaboko. So icyo cyo rero abakinnyi Musanze FC ntibacyakiriye, ariko icyo bategerezaga ko ari ndufata icyemezo n'umusifuzi wo ku ruhande. Umusifuzi wo ku ruhande Mukristo byanateje imvururu cyane, ntabwo ari ukwenda batanze penalty, ahubwo bikiba abarakomeje barakina ntibahita babyerekana ako kanya. Dauda yazamuye akaboko arimo arekama rwose mu buryo bukomeye yerekana ko myugariro wa Musanze FC yakoze umupira, na umusifuzi wo ku ruhande Ange ntiyahise abyerekana, n'umusifuzi wo hagati ntiyahise yerekana penalty, kandi yarebaga muri position byabereyemo. Abakinnyi ba Musanze FC babonaga ko batasifuye. Nyuma y'amasegonda make nibwo umusifuzi wo ku ruhande yazamuye. Umusifuzi wo hagati Ibrahim niko yitwa, yagiye kubaza umusifuzi wo ku ruhande ati uri sure ko ari penalty? Ani excuse kwa kinya Musanze Amerika ko we atabibonye, nta penalty yabonye, ajya gukonsulta umusifuzi wo ku ruhande abihamya ko ari penalty yayibonye. Abakinya Musanze FC bivumbura bava mu kibuga, bavugaga ko batemera imisifurire kubera ko bigaragara ko badasifuriwe n'abasifuzi ku cyemezo cyabo, ahubwo ari influence yo kurikarama kw'abakinnyi. Urumva nta vari hari, barajya gukonsulta, biragaragara ko action ikiba nta penalty babonye, bakibaza ngo bigenze gute kurekarama gusa bagatanga penalty. Aricyo cyatumye umuzamu wa Musanze FC mwana yitwa Shaurini ava mu kibuga akanga kujya gufata penalty, n'abakinnyi bose bakivumbura, n'umutozo ukabona ko atabyumva, bikamara nk'iminota 6 cyangwa 7 bibanze gukina. Ni ikibazo navuga kiri cya professionalisme kuri Musanze FC, kuko umupira w'amaguru wasifurirwa neza, ugomba kugira fair play, ukabyakira ugakina umupira. Kira ntabwo cyagaragaye neza kuri Musanze FC, nicyo gukosora, bagomba kuzamura niveau ya professionalisme, ariko kutishimira kira cyemezo cy'imisifurire n'ibindi byagiye bigaragara bitari muri kira cyemezo gusa, bafite impamvu ntabwo imisifurire ari inoze. Anyways, uko byaba byaragenze kose, hari icyo gukosora gusa muri ino penalty. Nge ntari buvuge ko ariyo cyangwa atari usimbizi. Ikosa ryabaye muri penalty nuko yatewe, ahubwo abakinnyi bamaze gukandagira muri box. That's the main issue for me. Mbere ko tujya kuri reyo. So umusifuzi yagize ubutwari bwo kubona ko penalty yariyo, yagomba no kugira ubutwari bwo kubona ko Barafinda yagiye gutera umupira, ari abakinnyi ba Pere n'abamusanze yakanagiye mu rugo rw'amahine. Ntibyemewe, ibyo byagombaga gukosorwa. So nibyo rwose ku mashusho biragaragara. Anyways, uko byarangiye Pere rero yatsinze mu kintu kimwe ku busa cya penalty. Barafinda yatsinze neza, ubundi yafashwe na Ruboneka nyuma aza kuyirekura ayihereza mugenzi we. Ariko muri rusange icyo kureba cyanateje n'imvururu, abakinnyi bamusanze banga kwiterwa, umuzamu ava mu izamu, nyuma arigarukamo Patrick kapitana arambwira ati muvemo, barongera arambwira ati subiramo, biba birebire. Abakinnyi bamusanze bashaka kuboyikota match birangirire hari nyinshi nyine yo kutumvikana. Nge navuga akajambo kamwe gusa twigira kuri reyo, hakwiye kubaho uburyo butuma abakinnyi n'abafana bagabanya cyane uburyo batizera inzego z'imisifurire. Icyo kimaze igihe kivugwa, kuko icyatumye abakinnyi bumva bava mu kibuga burya ni kwakura abanyarwanda bazi ariko batajya bashaka kubwirana. Kandi icyo nigeze kukivuga, areba biharimo ibyo bibabamo. Iyo umwe bivuze usanga bamusamiye hejuru abasifuzi, muzajya mubibonera ku kibuga. Burya ntabwo ari kivuze ku misifurire n'umwanzi byumvikane neza, byumvikane neza. Burya icyabaye kuri Musanze si penalty umuntu yakwiye cyangwa yitange iriyo cyangwa utari oya, ni ibyo ni Burayi n'ahandi bibaho. Ariko igituma abantu bashaka kuva mu kibuga nicyo cyabagiye mu mutwe, icyo kibabamo cyo kuba batabizera, ntibizeweho ubutabera. mbere yo kwandikira RIB aricyo mukemura. Tujye kuri Rayon Sport yatsinze ibitego 2-0. hanyuma umugenzi wacu Eddy Sabitaro twunganiye gato ngo stade ya Musanze iri muri projet yo kuvugururwa, ubuyobozi bw'igihugu bubirimo,
ngo iyo na Kigali Pele Stadium ngo zigomba gukorwaho ngo gusa ni projet izaba ihenze cyane, izakorwa on a national level, ntabwo izakorwa nyine n'akarere. N'amakuru meza ahubwo kuzajya hejuru, bazayubaka babahe na management yayo nk'uko Huye hawe management ya stade, ati biri mu byihuta. Ari n'amakuru avuga ko bazayimuka cyane, bazashaka ikindi kibuga bayubagaho. Rayon Sport yatsinze ibitego 2-0. Shami Karunagira match itari nziza, yitsinze igitego anabona ikarita y'umutuku. Police Football Club ni imwe mu makipe bategaga Rayon Sport kubera ko gutsinda kwa Rayon Sport gukomeye kuba repetitif, kwisubiramo cyane. Nyina ngo bavuze kuri buze kubisobanura mu buryo bwa terme technique za kinyamupira. Rayon Sport mubanze mwishimire ko iri gutsinda ibitego, nicyo kintu cya mbere byubakitse nyine byiza. Ibitego bibiri bya Rayon Sport harimo icyo Karuna yitsinze, harimo n'icyo Rayon Sport bwayo yatsinze cyiza cyane cya Yusudianye kuri passe nziza cyane kabisa ya Fonganye. Rayon irimo irubaka ikinjira neza, ikagera muri box, ikagera no muri apeti kare, ikarema igitego cy'amagayibanda yatangiye umupira Karuna yitsinze neza muri kumwe n'umuzamu neza, box kanyuma handi garde atereka agiye kudega. Karuna yatakora barari kujya hanze kuko arimeze nka cross, yari gukomeza ya cross ya. So mu bigaragara Rayon Sport yamaze kugira icyo kintu cya momentum kinayifasha kuba none atangiye kwinjira muri phase ya perfection. Yavuze ngo imikino 5 ya mbere niwe yatwaga ngo tuyibaramo icyitwa form. Yego, kuva kuri 5 ku 10 tukabara momentum, kuva ku 10 tuzamara tukabara perfection. Yatangiye kwinjira muri line ya perfection iri mu match 14 ubwo batsinzemo. Urumva hari ebyiri za mbere batangiye badatsinda, bahita bakora ama match menshi batsinda, baza kunganya na APR, barakomeza n'ubu ntibaratsindwa. Rani imikino irenga 10 badatsindwa hejuru y'10, iyo ni perfection. Noneho babikoze batakaje Kevin wavunitse match 12. Navuganye n'abantu muri Rayon Sport bambwiye yuko ngo uyu munsi ari bwaza guca mu cyuma, ariko Kevin burya arababyitiranyanga na Hamstring. Oya, Kevin yagonganye na Yakuba bakubitana amavi, ivi rye ry'umusore rirabyimba. Ubwo rero mumenye ko we ntabwo ari nka biriya byomborenga bya fatigue ngo ni Hamstring, oya ni ukubyimba kwivi. So indi nkuru nziza iri muri Rayon nyuma yo gukora match nziza, Aimable ku munsi w'ejo yahuye na Robertinho na perezida wa Rayon, baraganira baramubwira ati reba Amavubi afite amahirwe yo kujya muri CHAN ko tumuriza ku itariki 15, kandi ukurikije Cameroon na Cote d'Ivoire tuzahanganira umwanya best tuzirusha kwitwara neza. Amahirwe menshi u Rwanda ruzakina CHAN, yego, nubwo bitaremezwa, CAF nizabyemeza. None kuri umudefense rubanza muri equipe CHAN uranga gukina izi match za championnat, urunguka cyangwa urahomba? Bamwe ati twebwe kumera zo ku kwezi tuzaguha amafaranga yawe, ariko nk'uba mu 210 bya prime kandi ndaje muri iyi match prime yo mu Mavubi y'imikino ya CHAN ushobora kuzaba amafaranga menshi uko ni imikino ntabwo ari umukino umwe. So nyuma yo kuganiriza aricara batuzi ko wa mugani na kibaze nabi, abatereka nsore mu myitozo, arasubira mu myitozo iba uyu munsi ni mugoroba, anitegura match ya Mukura izaba kwa 6. Ubwo amahoro muri yo yagarutse, niyo mpamvu yaje kubashyikira nubwo atakiye match yarahari. Ariko kuri Rokritoma ntitwagenda tutabivuze. APR nyuma yo gushaka umusore witwa Omedi mwataka wa Kitale ugomba kuza muri APR, APR yamaze gushyiramo imbaraga zikomeye cyane. Ubu ngubu ngo nkuko mwabibonye umusore umuwinga wihuta cyane ku rwego rw'ejo, avuga yuko ashobora kuba nawe muwinga wihuta cyane muri champion ya Uganda kurusha abandi bose, akaba ari umusore ugomba kuba aza muri equipe ya APR FC. Rero ejo bundi twabona andi makuru yamaze kuboneka mu gihe Rayon Sport APR baravuga yuko bo bamaze kumvikana n'uyu musore ko w'umuwinga